bazabana ko twabyiyemeje kandi dukurikije hanyuma Selina ukidafasha umudamu mu kintu cyawe cy'abana akaganya agiye kubaka undi muryango uwa mbere ntacyo awumariye nk'abo nk'ubuyobozi niba dutuye mu gihugu gifite ubuyobozi bwiza njyewe mwumve icyo nsaba ese agiye kubaka umuryango uwanjye agusigiye uzawitaho abantu bo bageze hanjye ku bwanjye ndifuza ngo abana banjye baze tubane nabo. none barasezerana sangahe? Masambere nibwo basezerana. yego iyi nyine bababwiye kugenda kare nyine kugira ngo bafate n'amabwiriza ariko bakagombye kubura iyo nyine sanga ubwo njye ntahagera sangahe ariko wakihanganye kuko bitoroshye hanze ngerageza uhita ureba uburyo ki watega n'urangiza ubundi uze nta kibazo. Okay, ubwo nyine uteganya ya mafaranga na itike n'imbana nkeya urayampa? Nta kibazo rwose amafaranga arahari. Okay, urakoze cyane. Sawa. Yego. Nuko nyine gahunda imeze uwo n'umugabo twabyaranye abana 3 hano numvishe ko agiye gusezerana. Icyo nicyo nashakaga rero ngo mumfashe nyine kuko ni kenshi yambwiye yuko yafashe ibyo kumfasha ariko ntabyamfasha. Agira ngo mumfashe nyine nk'abayobozi bamenye uburenganzira bw'abana banjye. Kuko kugeza iki gihe nta burenganzira bafite. Kugeza igihe cyo kwiga nta bushobozi mfite bwo ngo bakwiga gute ntaki. Ni ikibazo mfite. Ubundi twabanye 2007 tubana nk'itinda y'uriya muhungu. Ubwo tubana Kacyiru Kimihurura ahantu hari mu Kimicanga bayishenye tuza Kacyiru. Tuje Kacyiru turahaba Kacyiru twahabaye muri 2008 tuza gutandukana 2015. Iyo myaka yose kuva 2008 twabaga Kacyiru. Ubwo rero niho yadutaye. Ni ibibazo. Icyo nshaka cyane ni kugira ngo n'uburenganzira bw'abana banjye. Nta kindi nshaka n'uburenganzira bw'abana. Nkunda n'ababishinzwe bakurikirana uburenganzira bw'abana banjye. Bagiye kurezerana mu murenge wa Tumba muri Rulindo. maze kumva cy'amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe mbere umugore bazabona uko twabyemeje kandi dukurikije
ngiye gutanga aya mahoro ntabwo byo abandi bari hehe bayo hari n'undi ariko nzakubeshya kugira ngo twubahirize amabwiriza yo kwirinda covid abantu bari hanze bongere basubire hanze abantu bari hanze bakomeze basubire hanze ikibazo ufite urabizi naraguhamagaye umumama waguhamagaye mugira ngo hari umuntu uzasezeranya ku wa 4 dufitanye ikibazo ndakubwira nti twabyaranye twarashakanye ntabwo yanteye twarashakanye tubyarana abana batatu arangije ntabwo twasezeranye arangije twashakanye mu mujyi wa Kigali arangije azi iwabo aho ngaho hano arangije amaze kunta umugabo wawe abantu bari gusakuza ariko baduha umwanya twumve namwaka amafaranga yo kurera abana wawe ntashuri abishyurira ntaki ndangije ndamwihorera umugabo aranyihisha iyo muhamagaye arambwira ngo nta mafaranga ubu ugenda i Kigali n'aba bana uyu mugabo nawe akorera i Kigali ariko sinzakorera yitwa Twahirwa Elias abana n'ababo hanyuma Seria kuki udafasha umudamu gukemura ikibazo cy'abana mfite nomero z'umugabo bagiye mpamagara akazi baranyura amaze kunyirukana ni ukwigishyura ntabwo uko genda ahita mpamagara za mudugudu najyaga mpa amafaranga 20 ku kwezi icyo amafaranga yaha mudugudu ntabwo yaje gutera itiko nakora biba ngombwa kuko mudugudu ngomba kujya nyamuha uyu ntamuhaye kuko nayo mpagana mu ruki akavuga ati nta kintu mu none mata wifuza ko tugufasha ngiye reka mubwire igipapuro yanditse kirahari na mudugudu igihe yampaye amafaranga yemeye amafaranga 2008 kuva korona yatangiye nta n'igiceri cy'icumi arampira ndamubwira nti urabona ko korona yatangiye mu mujyi wa Kigali murabizi baburara abana bambanye imbobo mu mujyi wa Kigali imiryango y'iwabo yirirwa bibwira ngo abana bambanye imbobo ari we wababyaye ndangije ngewe rero ndamubwira nti niba akazi barakwirukanye ariko ufite kandi wabonye kandi nari muzi niyo mpamvu twarakoze ibyo byose niho nari muzi Teresa arangije abonye ahimutse kuva korona yatangiye murabizi igihe yatangiye guma mu rugo ya mbere uyu mwana yarashitse ajya kumuhiga kubera inzara arangije ahita abwira nabi wabo ngo umwana yananirishwe n'inzara
ntabwo yanyumuriye ikibazo ahubwo ahise ahamagara umuryango w'iwabo amubwira ko abana bananiwe nta kibazo yafashe aranga ndashaka uburenganzira bw'abana banjye aka kanya agiye kubaka undi muryango uwa mbere ntacyo awumariye nk'aba nk'ubuyobozi niba dutuye mu gihugu gifite ubuyobozi bwiza ese ubundi abana bawe baranditse mwemerere baranditse yarariyandikishije mwumve icyo nsaba ndashaka leta imburanire imuha uburenganzira bw'abana simubuza gusezerana nk'uko abishaka igihe azumva yampaye uburenganzira bw'abana ntacecetse ntabwo mubujije ariko nawe uburenganzira bwawe ese aragiye ko agiye kubaka umuryango uwanjye awusigiye ntuzawitaho ubu ngubu njye numvaga kirukanka kibutse dore ko twagombye ko tuzi ko abana bawe wiranganire yarabikoze sibyo icyo nabwita nihutira vuba vuba gukemura nyuma y'uko icyo yemera ko ari abana uremera ko ari abana ari abana yesu aha nyuma yo kuyandikisha barabizi ko bakwiye kubaho bakwiye kwiga bakwiye kuvuzwa cyane na miturire ni igisubizo cyabyo rero abana byo aho bageze ubaho barabaho gute n'abanzanye ndetse uretse ibyo kubaza urumva ubundi buryo babaho nta wundi dinda ubwongera hano uyu munota nza kukubuza uyu munota ntabwo ndi kuhamagara kuki wari uzi ko ufite undi muryango kuki utabanje gukemura ibyaha ariko wabamuye oya ni kangahe naguhamagaye ngo tubyumvikane oya turi mu itangazamakuru leta izamburane igisubizo cy'itangazamakuru kirimo na n'izi saha kirimo tukureka ibyo itangazamakuru tukomeze ibyo twari turimo njyewe ikibazo cyanjye narakiguhaye narakwihamagariye mbere ya byose uba warampamagaye tukabivugana ntagitifu ugiye gusezeranya umuntu ufite ikibazo kuki utampamagaye mbere ya hose ko nabikubwiye leta imburanire imuha uburenganzira bwanjye njyewe gitifu narabikubwiye narakwihamagariye nimero zawe ndazifite hano ujya muri MTN barabona ko nagwa reka tugire ibyo tuvugana muri yo musaza mwafasha tugakomeza no kubwo amategeko ukaza kumwandikisha we n'umugore mwamubyaranye ukemera no gufatanya na wa mugore kumurera gufatanya n'uwo mugore mwamubyanye kumurera mushaka gufatanya mu bana cyangwa mugafatanya mutabana ibyo bibaho rwose kimwe nuko umugabo nkanjye ndamutse mbyaye umwana ku ruhande naba nagiye gusambana ariko ntabwo bivuze ko wa mwana azajya kumwihakanisha na kwijana nzemera umwana no ku mugore twamubyanye kandi n'ubu nawe mfite umugore ntiyandikisha umwana kuri wa mugore twamubyaranye nibirangiza nemere kujya mfatanya n'umugore kumurera dushaka kubyumvikana tukabyemeranya twebwe ubwacu hagati yanjye nawe iyo hatabayeho kubyanga tubyumvikane bijya mu mategeko hajyaho kuregana hakaba habuze uboneka umwanzuro uvuga uti wowe Bosco cyangwa wowe Twahirwa wabyaye umwana uramwemera cyangwa se ntumwe iyo utamwemeye icyo gihe madamu atanga ikirego icyo bita recherche de paternité urukiko rukabikwemeza habayeho wenda gutanga kugira ngo ndebere niba koko ari ku rutonde rw'abazasezerana ijambo yambwiye ngo siho ndi itifa kimaze kugera mu kazi niba atari ari mu kazi afite n'abamwungirije yari burirebe akavuga ati wa muturage wamamagaye ko afite ikibazo reka murebere mu rutonde rw'abari icyo kintu ntiyagikoze nk'umuyobozi izi saha nta muyobozi wamamagaye ngo ambwire ati ngwino dukemure cya kibazo nawe ndagaruka kuri uyu umugabo twarabanye nawe urabizi n'uyu arabizi sibyo nawe utabizi namwe murabizi abanyamuryango imyaka 8 twarabanye tumaze kubana umugabane mu mujyi wa Kigali amaze kuna mu mujyi wa Kigali arambwira ngo nta mukigo urongora umunyenduka urabyumva ndabivuga ko biri
arangije yaramanutse aza kureba umukobwa w'iwabo muha uburenganzira nta burenganzira bw'imye byo gushaka umugore wawe ariko wari ubizi ko twamaranye iyo myaka yose wari kubanza ukaza ukambwira uti umugore wanjye ngiye kujya mu rukiko nkaguha uburenganzira bwawe ukagenda ukambwira ati nguyu mu munani mfite nari mfite imirimo 2 reka nguhe mu ibyo ntiwabikoze nguha uburenganzira izi saha rero leta y'ubumwe irenganura abana banjye byo kumbwira ngo murabasezeranye ataranyaka iminani imitungo y'ibizamurera wowe ndayiguha nkande wowe kujya kubaka umuryango wibwira ko abasigaye bazari uriya giye mu wa mbere segonde nzamugira mfite ubushobozi uriya ari mu wa kabiri wari wamutangira n'ishuri urabantu ariko buriya uyu yiga mu wa mbere bari wamwishyurira ikindi cya kabiri mureke ndangiza ibyanjye ibyo byose tubikemura akabimenya akamenya ko mu bantu bazasezeranye ko kandi harimo ikibazo baba baranshatse wowe nawe tukabikemura nabyakemuye mubireke rero niba byabananiye mbere hose leta indenganure kandi leta iyi ntabwo ari mbere hose kuki batabikemuye ukagera hano kuki batabikemuye icya gitifu naramwihamagariye abahakanira ko ntamuhamagaye sinamuhamagaye bariya si umuryango we uriya si mukuru we uriya si murumuna we ko mwari mubizi ko agiye gusezerana kandi afite umuryango kuki mutamamaye ngo tubikemure ariko dukemura ibintu ntabwo nkunda ibintu by'induru nkunda ko abantu bahana amagambo n'umwanya uyu mumama arababaye wicaye murabizi mwebwe umuryango we imyaka 8 umuryango nawe ugenzemo igihe kinini uretse kunzinzika mwabayobozi imyaka 8 ni myinshi ntabwo mbyemera ariko mama iki kibazo tujye kubikemura